ndahabaye birumvikana. Yes. Ndahabaye birumvikana. Ndi ku munara neza ku marezo ya satelite mpuzamakungu ava mu cyogajuru kiri mu ijuru ry'irindi juru. natwe turabibona koko satelite iri kutwereka ko uvuye mu nama ayikampse y'abaruda ikaze muri biro politike y'abaruda yari irimo ba visi perezida b'abaruda bo mu ntara bo mu nguni enye zose z'igihugu ndetse n'abakungu mpuzamakungu nibyo birumvikana. Niyo mpamvu tufashe umwanzuro 099. Birumvikana ko ibimaze gufatirwamo birihutirwa kandi bigomba guhita bishyirwa mu bikorwa kugira ngo FPR inkotanyi ireke kubabaza no kurya abantu umutima n'ubwonko nk'uko ingoma zaranzwe mu mateka mu karere k'ibihugu by'Abarabu uko byagenze no mu karere k'ibiyaga bigari. Birumvikana ibyo byose ntidushaka kubona repeated injury. Yes, nanjye nk'umunyamakuru wari urimo umwanzuro uvuze 090 nanjye kuri 085 nanjye hari umwanzuro nabonye mwafashe kugira ngo kuko impamvu ijana zimanura Paul Kagame na FPR inkotanyi be muri arufa ya kabiri igeze mu mahina igeze munsi y'urugo. Mwavuze yuko ibyo bigomba guhita muri uwo mwanzuro wa 85 ko ari ngombwa 85 n'uwa 99, ariko 99 niwo ushimangira neza ukuzuza uwa 85. yego arangitse ngo reka mbibasomera abadutaze amatwi babyumve bagomba guhita bamanuka vuba na bwangu bageze vuba n'indirimbo y'ijana vuba rwose bihuta ntibasinzire ntibaryame bataragera ku marembo ya Arusha. Wowe ugeze ko bageze ku marembo ya Arusha, wowe ugeze munsi y'Urugwiro, ugeze munsi yo mu Kiyovu, ugeze munsi y'i Kanombe cyangwa ugeze hehe wowe ko uba bageze munsi bo banze kuva mu Rugwiro, nyamara baba babwiye ko bazajya kubyemera babageze munsi y'urugo bitazaba igishotse. Bo bageze he, wowe ugeze he? Nje ndi hose no mu Rugwiro hose narahasesekaye ndahari. Hanyuma bo bari hehe? Ubwo bo baribuze bazakomeza bibure, twe igihugu tukihe umurongo ugororotse, tukiyobore neza, tugifate neza nk'amata y'abashyitsi. Abanyarwanda tubakurireho ibyo FPR inkotanyi yabashiriyeho byabagoye, nibyo binubira mu ngoma ya Karimunda, nibyo binubiye mu ngoma ya Karinga. Inganzi yari yarabateje imyaka yose. Ubwo birumvikana twafashe umwanzuro ukakaye kandi ukomeye cyane. Ndabizi neza niba tibwiriza ngo bamanuke hakiri kare uraza kubakomerana. Urakoze cyane. Yewe nanjye nari mpibereye ngira ngo ejo nibwo nabonye ingezi cyangwa se akanunu k'amakuru ya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yashinze ibirenge byo ku butaka bw'u Rwanda. Ubutaka nawe uhagazeho. Bamwe bati esaje nyuma y'isubikwa ry'inama yacugama yagombaga kuzamo Queen Elizabeth w'Ubwongereza. Ese ko bari kudusura aho ni nyuma yaho usohoreye itangazo rya Arusha, baba baje kureba ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano aho rigeze kugira ngo muyasinye, cyangwa ngo FPR yo yakomeje yishinga icyaha ati ubwo twakubise infuruda ubwo makaraje baje kurisasira
kugira ngo dukomeze twirambire ku butegetsi nyamara bo ntibazi yuko yaje kureba ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha nyuma y'aho bivugiye kandi nzi ko nawe yabasubije ko yayabonye kuko n'abandi bose byabagezeho urabivuga iki na Gaddafi yarasuwe, Saddam Hussein yarasuwe, aranasakwa n'ibitwaro bya kirimbuzi yakekwagaho. Birumvikana Rabagubu yarasuwe, Benari wa Tunisia yarasuwe, Mubaraka wa Misiri yarasuwe, birumvikana Robert Mugabe yarasuwe, nawe bamutumira mu kanama k'amahoro ku isi. Birumvikana Mobutu Sese Seko yaratumiwe aranasurwa kenshi, noneho Idi Amin Dada yarasuwe, noneho bamutumira no mu kanama k'amahoro ku isi Security Council. Noneho birumvikana byaje kugaragara ko Saddam Hussein bamaze kumusura, bamaze no gusuzuma neza ko afite massive destruction weapons, intwaro za kirimbuzi ziri mobile zigendanwa. Ibyo byose bamaze kubisuzumanisha ubushishozi, barebye ko rubanda rwagowe. Ubwo ni muri uwo rwego rero, muri uwo murongo abanyabitugu abikanyiza ku butegetsi bamaze imyaka ireze intoki 5 za perezida wa Ruda z'akaboko k'iburyo, ubwo babyine bavamo bihuta, bye bye nyakatsi. nyakubahwa perezida yakoze ibyo ariko se u Rwanda niyo mpamvu ruri gusurwa n'abanyacyubahiro muri iyi minsi. Uwacogamu umunyamabanga nshingwabikorwa wayo nawe yari ari mu Rwanda areba aho iyo nama igeze. Ibyo birumvikana n'abandi banyacyubahiro bakomeye. Nyakubahwa perezida, njyewe ndashaka kukubaza Macron ariko ntabwo yaje gusura u Rwanda ngo yaje kwisabira imbabazi kugira ngo abafaransa bagaragarize u Rwanda ko ngo bemera ngo uruhare rwabo ntarenganyezwa mu mahano yabaye mu Rwanda, ngo nicyo cyari kimuzanye, ngo ibindi bindi ntabyo bazi. Papa yaje mu Rwanda, ntuzi aho yashinze ibirindiro, aho yagiye hose mu Rwanda. Ni ukuvuga gusurwa k'u Rwanda kuba gufite ubusobanuro. Ni ukuvuga Clinton yaje gusura afite impamvu, George Bush gukusanya neza ibiro byacu turi kubitunganya kugira ngo tubashe kugeza iki kiganiro ku mirongo ya satelite migari ikansoko abantu bazumva ibintu twebwe abaruda n'abayobozi baruda n'abambere baruda. Ni ukuvuga dukoze inama idasanzwe nyuma yo tubanze mu ishyaka ryacu dukore politiki zifite umurongo kandi tuvugure imirongo politiki igihe cyageze kugira ngo natwe dusesekare mu marembo ya perezidansi kugira ngo wicare sumba izindi, iyo nta yindi niyo kurumegi. Ayo makuru yaba ariyo ra birumvikana n'abandi bateraniye muri Bangladesh, abandi muri Israeli. Ni ukuvuga bari bashyizeho imirongo migari yo guhuzahuza bari muri Amerika zombi, n'Uburaya no kuri Aziya no muri Afurika. Urumva abaruda barakataje n'abarudakazi ku buryo ewana n'amatora yose bamaze kuyanyuramo, bamaze gushinga abayobozi bakomeye kandi b'ingirakamaro bagiye gutanga serivisi zihuse nk'umurabyo, kugira ngo tuhinyuze ba mukeba bacu FPR Inkotanyi, byanga bikunda byanga binoga, dutange serivisi ku benegihugu bose nta vangura kandi nta kugurisha abantu serivisi abantu bari bashatse ngo batujoyininge ubu bose nabo muri Mozambique na Malawi bari hano.
noneho aba Bangladesh nakubwiraga n'abo ari muri Israel na za Denmark, Copenhagen na Switzerland na Sweden, birumvikana abo bose bo muri Amerika zombi na Aziya na Afurika, birumvikana bose bari kuri antene neza. Hano ndimo kubakurikirana amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bose bari ku murongo, barimo kukureba neza. Ukomeze uhagarare neza mu gasaraba, kandi kariya gafite umutaka w'ubururu, noneho uhagaremo neza, noneho utange ibifuzo, utange ibisubizo, utange inyigisho, uhanuze na muganga mpuzamahanga mpuzamakungu, muganga utagira ibitaro ariko uvura zigakira, noneho na mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu utanga inyigisho zifatika kandi ziri educative, zigisha isi yose igakuramo ikigwa kiri positive, n'abakomando bose aho bari bumve inyigisho zidasanzwe nabo babikurikire kuko birabareba ku rwego mpuzamakungu. Yego nyakubahwa perezida yakoze icyo ngewe nakubaza nti ese twebwe bamaze kwinjira muri ruda twiyemeje gusiga ibyo twari dufite byose, uretse ko nta n'icyo twari dufite kuko igihugu ibyiza byacyo byose byikuwe na Paul Kagame n'agatsiko ke, abafite inkotanyi n'umugore we n'abana n'abasore be n'inkwakuzi ze. Twe nta byiza by'igihugu tubona, twemeye gusiga twemeye kwikorera umusaraba wacu wabare, turagukurikira kugira ngo ibyo byiza by'igihugu ntibibe byabamwe, ahubwo twese tubisangire bibi bya bose, kuko Imana yarabiduhaye tutaguze tutanaguranye. Keretse abefuperi bashaka kwigira ko ari ba bose ba byose, umunyu, ubunyobwa, amazi, ibindi byose byiza by'igihugu n'ibiri imbere mu gihugu byaba n'ibyo mu mahanga. Ndagira ngo mubaze ese nyakubahwa perezida, natwe tuba tumaze gusesengura ruda, tumaze kwemeranya nayo, dukora ibyo ruda idusaba, kandi kuki ubu nkanjye mfite ubushobozi bwo umbwire wenda icyo bitekerezaho. Nk'ubu nkanjye iyo mvugana n'umuntu, iyo avuga mba namaze kumusesengura nkamenya neza imiterere ye, imivugire ye, icyo yanga n'icyo akunda. Kiriwe mbwira byinshi, njye nkakubona uko tuganira, nkakubona nti uriya muntu ukunda ikirango icyo utarinze ubimubwira, icyo ujya wita ko ari ukuyuka umuntu. Mba namaze kumuyuka nyuma y'uko yewe arangiza kuvuga byinshi. Iyo nkubajije background yawe bitamenya neza uburyo ki ngutwaramo, uburyo ki tubana, uburyo ki nkwitwaramo. Aho kuki mbere tutarinjira mu gikamyo cy'abaruda, ubwo bunararibonye ntabwo twari dufite, kandi nta n'imyaka myinshi ndamara ku isi kuko maze 29 gusa, ariko ubwo bunararibonye ndabufite kandi nzi ko neza mufite aho, kandi nta wundi nabukuyeho atari muri ruda. Ese ndibaza abaruda kuki ari twe dufite iyo password yo kumara kuyoka abantu bakivuga, twaba aho twarabaye abapsychologist kandi naho twabize, ubona biterwa n'iki? Inyigisho zose nabahaye nabigishaga burya cyagiye zari zizingiyemo ibyo byose, zari zikubiyemo ubwo buhanga n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Urabona ko mukanda ku mbeba kihutesha ubutumwa ku isi hose. Sinashakaga ko tugira umudugudu aho mugeze hose mu kazi bikaborohera, none namwe muyiyorosha kubana n'abandi bose, mukiyorosha nk'igipirizo mu kirere, mukabana na bose, abakomeye n'abigagaza n'abafite umugaga n'umukarikari, ubukarikari n'amahane, birumvikana abo bose mugashobora kubana nabo. Noneho nabo bahungeta abantu
abantu mukabayoka, noneho abitwara neza mukabayoka, abafite ikinyabupfura ndangamuntu cy'uturere twose 30 mukabayoka, n'uburere mpuzamahanga mukabayoka, noneho mugakora nk'abikorera kandi mugakora mutitangiriye itama, kandi mugakora byiza kandi byinshi bihaza isoko, kandi bitanga umusaruro mwiza mpuzamahanga mpuzamakungu, ku buryo nta muntu uzabaveba, ahubwo amanota yose mukazayegukana ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu. Niyo mpamvu nashyizeho n'ariya mafomuzi yose y'abaruda buzuza ku matora y'inzego z'ibanze, ku rwego rw'igihugu, ku rwego mpuzamahanga, ku mashuri, ibyo byose abantu buzuza ayo mafishi kugira ngo nabo biyinjire muri ruda, babone code password yo kugira ngo nabo bazaba abahanga incabwenge, nk'uko namwe mwamaze kumira ubumenyi n'ubuhanga n'ubwenge n'ikoranabuhanga b'umurunguri. yego none se barashinga ujya ukunda kuvuga ati twe ruda ntabwo ije kwihora kuko ntitwihoye iki, twe tuje kubabarira bose, tuje kubana na bose, n'abo batuganiye nabi tubaganire neza kugira ngo Imana ibyishimire. Ese barashinga kwiyoroshya kw'abaruda, kwiyoroshya nk'umuruda, tukicisha bugufi nk'amakabutura, kandi turi amapantaro tuyoka nyine, ibyo ari byo bizatuma abantu batwiyumvamo kuko abefuperi bo bagenzi bawe ibyo ntibabikozwa, ngo burya ngo iyo wigize ngo nk'agakombe ko mu kabari kwicisha bugufi ngo baragusuzugura. Ese ubwo ko twe twujuje uburere bw'uturere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda, bo bakaba nta n'uburere bw'umurenge umwe, haba n'akarere kamwe, ubwo ese ubwo urumva isuri bakavuga ko ngo yimorogoje mu muco wacu kandi wabo nawo atari shyashya. Ese aho yaba harimo ikibazo, ndetse no kwirengagiza ukuri bashaka kuguhonyora kandi kugaragarira buri wese n'uruhinja rwavutse uwo munsi. Birumvikana kwikakaza no kwigira ikakama y'indihire ni ukuvuga ibyo twe muri ruda twakoresheje inyigisho, tutegura n'inyigisho mu bantu bacu, abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Kwifata neza, kwitwara neza ikaba ariyo ntego kandi nicyo kirangantego cyacu, tusigasirana, tusigasira bose, tusigasira abantu bose ku isi nta vangura iryo ari ryo ryose. Noneho abo bo barangwa no kuvangura, abo barangwa n'ubuhezo nk'ubwa konvayeri kuri vora, abo bikunda b'inkunda mugayo, abo bimenya ngo nibo bonyine banungwa, abandi si abanungwa, abandi ni abajura, ni ibikoko, ngo ni ibisimba, ngo ntibuzuze ubuziranenge, ariko bagera mu byago bakabakenera ngo baze mu gipolisi, baze mu gisirikare, kandi yamara kwinjiramo ntibamuhe n'amaranka, ni ukuvuga bakayiha, bakironda, bakipakira hejuru ku myanya yose bonyine bakurikiza cyene wabo, ukagira ngo nibajya kurwana urugamba bazarwana bakoresha cyene wabo ko batazakenera bose. Urumva baribesha cyane muri byinshi, barishutse cyane muri byose, bakodesheje abaturage babagira batangayi ku butaka no ku mazu yabo. Urumva ko nta karengane k'ibihekane, abana babarihisha minirivare aribo biyubakiye amashuri, n'ababyeyi aribo bakoteze ya 9 na 12, noneho bakabatsa minirivare nyinshi kandi bakabesha amahanga ngo abana mu Rwanda bigira ubuntu, kandi abana bafite amafagitire, ababyeyi barayizibitse za gitasi zose za buri gihembwe, umwaka ugashira ibiki byose barabibika, bayishura kuri sako yo ku murenge, na gitasi zirahari, n'amabanka bishuriraho, byose birabitswe, ibimenyetso simusiga. Iryo tekinika n'umuco wo kubesha umweru uturuka ibukuru
muri perezidanse yabo bugacya wakwirakwiriye hose ngo ni igipindi, batera igipindi abanyarwanda bababesha babashukashuka, bakabashuka kandi abanyarwanda bareba bakanura, babazi nuko batababwira, barabamenye barabatahuye, ni ukuvuga n'amahanga yamaze kubatahura maze. urakoze cyane. reka nanjye nkunganire, nanjye nibaza nti ese abakomera amashyi bose niko babishimiye? no mu besiteri ko harimo abababaye, kuko mu banyarwanda titarimo, mu banyarwanda ngaramba arimo, mu banyarwanda bamuriki arimo, mu banyarwanda urimo, mu banyarwanda ndimo. ntabwo turi abanyamahanga cyangwa ntabwo turi abatugore cyangwa ntabwo turi ababurukinga benikiri n'abanyigana, turi abanyarwanda. ese iyo nka Paul Kagame ahagaze hariya akabona abamukomeye amashyi bose, kuko abavuga ko bayamukomeye bingana na 600%, umwanya n'uwari Fred ugiye kubitubwira. ubwo se ko nababwiraga ngo bambara iriya matishati na ziriya ngofero ZFPR n'iriya mipira babagurishaga ibihumbi n'ibihumbagiza, ndabwira ibyo nibyo twe twigira abaswa, twigira abarezi, kandi turi abarezi ntitwambara n'ingofero iranga umuruda cyangwa umupira cyangwa isogisi haba. noneho babibonye batyo ko bizabakoraho bahita babikuramo, barabyiyambura, barabijugunya. ubu nta mu FPR ucyambara umupira wa FPR cyangwa ingofero ya FPR na ya masogisi, birumvikana byose ibyo bikapikagamo byose bariyambuye barajugunya, bamaze kumva kamo ka perezida wa ruda tubaneguye tubanenze ko nabo bakoresha ibihangano nk'iby'abatambutse. birumvikana twabaruda ni ukuvuga twazanye ikosora muri politike, ni ukuvuga n'abo bose barya ruswa, bakira ruswa cyene wabo, abazitanga n'abazakira, ni ukuvuga cyanda kuzi kana ka mama kana ka data, bakurikize civic screening abantu iyo myirondoro iherekeza amabaruwa y'abantu baba babatumye kugira ngo babareberemo babavanguriremo. ibyo byose twaje kubisuzuma tunabikoresha kugira ngo bamenye ngo uri mwene kanaka, uri mwene nde, gutyo gutyo, noneho batanga imirimo bakurikize cyene wabo cyanda kuzi na za ruswa, kana ka mama kana ka data, ubiriganya ku isonga, ugasanga bariganya abantu imigisha yabo, abashoboye ntibabe babona ibiza by'igihugu bigahabwa abadashoboye babo. urumva niho igihugu cyatakarije ubuziranenge n'agaciro kacyo. urumva igihugu agaciro karatakaye, isuri y'imonogoje yarakajyanye. twabaruda turaje tugombora igihugu cyahumanye. birumvikana tuje gukora umuti, twabyise gukora umuti ku bakiri bato, urubyiruko, ibikwerere, abasaza n'abakecuru bose bagubwe neza mu turere twose tugize repubulika y'u Rwanda. niyo mpamvu ruda bayimize mu murongore, bayikunda, bose bayirambarayeho. yego nyakubahwa perezida wa ruda urakoze, birumvikanye rwose. none se ikibazo naho kwibariza ni ese Macron, perezida w'ubufaransa Emmanuel Macron yasuye u Rwanda, abacu babo bari bahavuye, abefuperi izo nkundamugayo zabo baravuze bati ubwo ngubwo yadusuye nyine ngo aje kutwihera ku mafaranga, ngo aje gukubita ibipfukamiro hasi, ngo na papa yasabye imbabazi mu izina ry'abihayimana bose bakoze amahano, bakoze ibara ngo ku buryo bukomeye mu mahano yabaye mu Rwanda twese tutabibabuye. ubwo nicyo kibazanye, nyamara wowe si kubibona n'abandi bose niko babibona. ibi bije mu gihe bakomeje kubihundagazaho, ariko birabura gute n'amasezerano yarusha, kuko na papa yaje mu Rwanda ahavuye, tuzi amahano yakurikiye mu Rwanda. Bill Clinton yarahaje, tuzi ibyakurikiyeho. Saddam Hussein yarasuwe, Gaddafi yarasuwe, ndetse perezida Museveni
muri tiwavuga Kaguta Museveni ayabo rero bundi aravuga ati burya Kadafi mbere yuko bamuhanura ku butegetsi ngo nari nagiye kumusura. Ese iryo sura abifuteri bati amafaranga, tubona amafaranga, tubona imirimo, tubona imihanda, tubona amafaranga, maze twereka abazungu ko tutagati tupfa kurira uko babonye. Wowe ati nyamara muyigiza nkana baba baje kubayoka. Iryo yoka nuko gutenda amakora FPR babasomamo amafaranga abazungu n'abana beza barayagira. Ibyo bisobanuye iki Fred we? ubushize se ntibamaganaga abafaransa French Society bakamagana n'abadage kandi ubudage budafitanye isano no gukoroneza u Rwanda mu buryo buri official. Abadage nibo babanje gukoroneza u Rwanda mbere baragenda, noneho Ububirigi bukaba ari bwo bukaba, noneho Ububirigi nabwo bukontorolingwa n'Ubufaransa, noneho icyo gihe bakavuga ko bacanye umubano n'Ubufaransa, ibyo bikarangira ubu ngubu ibyo babaregaga bagira ngo barabyibagiwe cyangwa byararangiye. Iyo bayita diplomasi internationale. International diplomacy rero niko ikora. Umuntu yubonye afite amahane n'amakarikari n'ikakama rikabije, wicisha bugufi ukavuga kangende muyoke, kubera baba batangazaga ko atagihari, ko Paul Kagame atagihari. Aravuga kanze ndebe mu rugwiro ko mureba, noneho ndebe nuko bagwira, noneho n'uburyo bubama ku ngengo y'imari y'imisoro myinshi bakusanyize muri rubanda, n'uburyo bihembamo imishahara y'amamiliyoni menshi. Bakaba baravuze ngo Paul Kagame ari we mukire wa mbere, ukagira ngo yari afite inganda n'ishoramari ryinshi kuva yavuka, kandi ibyo byose atangiye kubibona guhera 1995. Ubu ni gute ageze amamiliyoni mu idolari 500 n'umusago kuzamuka, nk'uko wenda wabisubiraho. Urumva diplomasi internationali niko ikora. Umuntu araza akayoka akareba ibibaranga, nimba bakubara ari abasambanyi akabarebaho ibimenyetso by'ubushurashuzi, nimba ari abajura akabarebaho ibimenyetso by'ubujura, nimba ari indyarya akabarebaho ibimenyetso by'indyarya, nimba ari indyamirizi akabarebaho ibimenyetso by'uburyamirizi. Noneho akareba kubera iki ku rwego mpuzamahanga hirya no hino, kubera nko mu Buraya kuki FPR itakijya mu mahanga, muri Amerika kuki indege zabo zitakijyayo, no mu Bwongereza no mu bindi bihugu by'Abarabu. Bakareba iyo diplomasi yatitutse isuri y'imonogoje yanyuzemo. Ibyo byose bakabisuzuma bakavuga ko tujye kuri tere turebe inyungu zabo aho bazerekeza, tugereyo turebe mbere batwakirira he, badukomezanya he, turebe ibyo bashyira imbere ko ari inyungu za rubanda cyangwa inyungu za FPR Inkotanyi. Ibyo byose mu mbumbe ku ngasiri imwe baba babisuzumye, aricyo kibazana gusuzuma, barebe ko rubanda rwagowe, barebe imisoro y'abaturage aho ishirira, n'ubwiryagaguzi wenda n'ubusesaguzi bw'imbere mu gihugu n'ubusesaguzi mpuzamahanga. Ibyo byose byamara gusuzumwa neza, bakareba n'uburere n'uburezi baha abenegihugu n'ingero n'ubumenyi ngiro. Noneho bakareba umutekano uko bawurinda, n'uburyo bawusuzuma, uburyo bazamurana, n'uburyo bigwizagwijeho imyanya, bahanahanya imyanya, arebe n'ibyo byose, ibyo bipimo abirebe, arebe n'abapolisi
bose arebe uko babyifatamo n'uko babyitwaramo mu minsi nk'ingahe, none akavuga kamfate n'akarusho mare n'iminsi ngahe mu Rwanda, noneho ndebe ku manywa na nijoro uko babyitwaramo. Ubwo yazazanye indyamunyu zireba kure, abahanga babimufashagamo gusuzuma abo bantu. Ubwo bajyanye ishusho mbonera y'agatangaza kataraboneka mu gihe n'imipaka ifunze, yayisomaga mu binyamakuru, mu iperereza bafite bakabona diplomasi y'u Rwanda ifite inenge, ntiyuzuza ubuziranenge, imipaka yose irafunze ku gihugu. Akavuga kanyure iy'ikirere ngende ndebe uko byifashe, kuki batabana neza n'ibihugu bahana nabyo imbibi. Ibyo byose nicyo cyamuzanye, noneho arebe nimba koko abanyarwanda babanye neza, babaniranye, cyangwa ari ukubaka bubakiye ku mucanga, ku musenyu, bidakomeye. Ibyo byose ntiwamenya. Abantu bagira ubwenge, bagira ubumenyi. Ni ukuvuga nk'uko wari uvuze haruguru hariya, Gaddafi yarasuwe, ariko icyakurikiyeho yacyakiriza abiri. Habyara yasuwe na papa, amaze gusurwa ubwo yacyakiriza abiri. Birumvikana Bashiri yarasuwe, Laurent Gbagbo yarasuwe muri Cote d'Ivoire, hari abamusuye. Birumvikana Ben Ali muri Tunisia yarasuwe. Birumvikana noneho Saddam Hussein yarasuwe n'umuryango w'abibumbye ujyayo gusaka massive destruction weapons na mobile industries za manufacturingaga deadly weapons, massive destruction ones. Yari afite inganda zigenda zikorera mu turere yifuza, azimura, zikora ibisasu n'ibitwaro yifuzaga. Ibyo byose nibyo byari byabajyanye kugenzura, ni ukuvuga no kugenzura itumatumanaho ryose bakarireba, kuko aho bageze baba bafite satelite zibigenzura zikanahagenzura neza. Birumvikana ni muri uru rwego rero na Misiri Mubaraka bamusuye nawe bigenda bityo. Birumvikana Gaddafi baramusuye nk'uko wabivugaga, bamwoherezaho n'umuvubuka ufite uruhare ajya kumureba, amubwire iyinzirire mu ndege uze nkwijyanire iwanjye, abagabo bareke. Ntiyakumva kubera amatwi arimo urupfu, ntiyumva, nta nubwo yumviriza. Urumva aba yarahumye, yarazibye cyane. Ni ukuvuga n'abandi bose ni uko bimeze, ni uko bizabagendekera. Ni ukuvuga uriya ajya mu rugendo aruteguye, igihugu nicyo kirutegura. Insabwenge abarimu baho bakavuga genda wa musaza we usa nk'uruhinja, ugenda udusuzumire abo bigize abacyane bose. Ni ukuvuga ni umubano hagati ya French government and French society ntiwari wifashe neza. Bari baraswanye, barawucanyemo ugurumana. Urumva nta rukundo rwari rurimo, nta n'ubumenyi urwo rugendo rwatangaga, ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo bumvirize neza, bakubite neza icyumvirizo cya FPR Inkotanyi, leta ya FPR Inkotanyi, babumvirize, noneho barebe ko bari tayari kumanuka Arusha mu masezerano ya Arusha kabiri, hashyirweho itegeko nshinga ryarengera abanyarwanda bose n'ibihugu byose bya East Africa na Africa, bihugu 55, hajyeho leta ihuriweho na bose nk'uko abaruda tubitangaza kandi tubitegeka. FPR Inkotanyi kuyoboka iyo nzira y'amahoro, kuko amahoro si amahane, kandi tukababwira neza iyo nzira niyo yabageza ku mugisha w'abana babo bafataho n'abuzukuru n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure. Naho bitagenze gutyo, ni ukuvuga
mvomesha igitebo kiva, birumvikana nta nubwo ari ikibo ahubwo ni igitebo. Birumvikana gifite imyenge myinshi, urumva nta n'amazi aregamamo usibye ko cyo gisigara gitose gusa. N'urwo rugendo rero ni ugutoha gusa, ariko ntabwo bizawuva, nta nyungu mbonyemaho, ahubwo njye mbonyemo ibibazo, ibyago bikomeye cyane. Yabonye uko imihanda yose nta muturage uyigendamo ahanyura, haba hafunze, ni inyungu za rubanda muri iyo mihanda yarazibuze, ahubwo yabonye ari abategetsi gusa bigabiza imihanda n'ibyiza by'igihugu. urakoze kunganira nyakubahwa Fred Kikubarashinga. ndagira ngo se mubaze Paul na leta yo bavuga bati badusura ari umwe nakaraza asubirayo, Clinton naze ati ibyo ikiza ubwo none se ko badutuye ubwo ashobora kubivuga ngo akabikora, ugasanga ngo ikivuyemo bazacyakiriza biri nyuma y'imyaka ibiri. ese kuki iyo baje bad effect cyangwa se icyo bakiriza biri kidatinda kugaragara? ni ukuvuga n'ibijya binarenza n'umwaka umwe iyo bagusuye ntibifata igihe kinini kugira ngo uhite ubona ko icyo wakiriza biri koko kikugezeho. ni ukuvuga iyo bagusuye ubutumwa bari bakugeneye ntutinda kubura. ibyo biba bishatse gusobanura ko iyo baje ni ukuvuga na feedback yawe ntitinda kugaragara. Birumvikana ikoranabuhanga nicyo ryaremewe, nicyo barizaniye kugira ngo riyoke ibyo byose, n'abatekinisiye baryo nabo bayoka bareba amanywa n'amajoro, masaha 24 iminsi 7 yose uko bigenda. ni ukuvuga abo bose bikakaza bishyiramo umugaga, bakakakama, ugasanga bigize ibitaro, bigize ibitangazaho. ni ukuvuga nta mukuru utagira mukuru we aramusura. noneho abo izo mpija yo ziba zije gukora iperereza ku byaha mpuzamakungu umuntu aba akekwaho. ikindi baba baje kureba ku maso ye, barebane face to face, face by face, kugira ngo bakoreshe psychological discovering and memo, bakurikiza ibyo yagendaga yidogama avuga kuva kera, babigereranye n'ibyo agezeho nonaha n'uburyo asobanura ibintu bye, bapime capacity thinking yiwe and stand uko imeze, uko atekereza n'aho ahagaze, uko ahagaze. ni ukuvuga abanyafurika they learnt nothing from their educational goals and industry being manufactured to be advantageous elements, elites, ahubwo bayihitiyemo kuba nkundamugayo rwose zihemukira bene gihugu na bene karere na bene Afurika no ku isi hose. ugasanga bigwizaho itunga babonabonesha rubanda, babita abanzi b'igihugu, n'abaturanyi babita abanzi b'igihugu. ukibaza umukunzi w'igihugu wabo ni uwuhe? kandi nabo imbere mu gihugu ntibamara kabiri bagafungana, bakicana, bakameneshanya, mu gihugu bakagirana impunzi. ibyo byose ni ibimenyetso bikwereka ko nabo ubwabo badashobotse kandi batabanye neza, batanabaniranye. urumva nta muntu wo ku rwego mpuzamahanga washobora kubana n'abantu bameze batyo, batagira n'umubano mwiza wabo, ahubwo ugasanga ubugome bwahawe ibendera, bwahawe intebe, ikinyoma cyahawe intebe, kirakikiwe kikonswa no mu mugongo. ugasanga uburiganya ni bwose, ubujura bw'amayeri, ubuhezanguni, ibintu nk'ibyo rero
abahanga incabwenge ibyo babisuzuma kubi, babisuzuma cyane kugira ngo basuzume umuntu bahereye kuri kamere ye, barebe uko areba, uko ayoka, n'uko asuzuma ibintu n'ubushishozi bwe no kubanguka kwiwe. Ubwo ni uguhubuka n'ibintu byose, uburyo abikora n'uburyo yidodeyeho ubutegetsi. Ibyo nibyo bigenza abategetsi muri international diplomacy, mu bubanyi n'amahanga. Icyo nicyo kigenza abagabo n'abagore nk'abo ngabo. none se nk'uko barashinga kubera iki twebwe twamaze kugira muri buga diplomasi international twayimize mu bunguri, tuzi kubanyana no kubana neza na bagenzi bacu ndetse no kubabera abana beza, ariko abandi bafite ubunararibonye kaminuza mu kubabonabonesha. ndi kwibaza nyakubahwa perezida wacu woga, ese bo ko birirwa bavuga ko bize za makaminuza ngo twaraminuje, reka sinakubwira ngo za Massachusetts, Oxford, Harvard, Cambridge ngo barize, ariko ugasanga isubiranamo n'ubwenge bwabo bukeya bungana na mugira. Ese nk'uko ujya ubivuga ko ibizamini bya ruda bizabaho kugira ngo bigufashe kureba ivyo njyamu bikoko bitaga ko arizo za nyazo, iyo twumvishe ngo bakubutse i Burayi, bakubutse Amerika, bagiye kwiga izo diplome bazikoreye, baba baziribiye, baba baziguze, kandi baba bafashe indege ngo bagiye kwigayo, ugasanga service batanga n'ibyo bigiye ntaho bihuriye. Ese koko umuntu utanga serivisi itarihuye n'ibyo yigiye, cyangwa se ugasanga nibo bamwihereye scholarship ngo ujya kwiga, abagiye kwiga, abagiye kuneka, cyangwa abagiye kwisinzira? Dusobanurire nyakubahwa tegeko. Icya mbere abasohotse, icya kabiri abagiye mu butembere, icya gatatu ni ukuvuga baba bagiye kubaka ikirarongo cy'ubushuti ngo bw'ejo hazaza abo bana bagiye kwiga ngo bazamenyane n'abo bana n'abategetsi baho, kugira ngo babategure ngo ejo n'abazaba abategetsi noneho bazajye basanga bisangiyo, ngo babubakire cyandakuzi ikishe igihugu cy'u Rwanda. Babikora kugira ngo babubakira ikiraro ngo bazajya banyurana ho ejo hazaza, ariko ibyo babibesha kuko ntibicara ku ntebe y'ishuri ngo bige bakamirike babe bakamirifu, ahubwo usanga basohoka kubera babana burere bw'uturere twose 30 twa Repubulika y'u Rwanda bafite, baba baragiye ari ibinyange byanjye rwose, atari indyamunyu, batazi impamvu bajyanye, badafite intego, badafite objectives zibajyanye mu bihugu bya MDCs nk'abana bavuye muri LDCs. Ntabwo bagiye nk'indyamunyu zivuye mu bihugu bikiri mu nzira z'amajyambere cyangwa bikiri inyuma y'amajyambere, ngo bagiye mu bihugu byakataje mu iterambere, ahubwo usanga harimo ikintu cy'ubutembere no kwiryagagura bakuriyemo, no kwigira ba nyirandabizi, no kushaka kwisumbukuruza ngo babane n'abakire, ari byo bibatwara kugira ngo bigire abanyabwenge nka ba se na ba nyina n'abajyajya babo. Urumva nta kindi kizima abo bana baba bagiye kwigayo. Niyo mpamvu iyo baje hano bagahura n'umwana w'indyamunyu, abacensura, akabakosora, akabavudukanisha psychology, high science and high diplomacy in international concordance zidasanzwe. Noneho ugasanga baraho baravuga ngo papa yari umugabo, ngo nge nigiye Amerika, nigiye aha n'aha, kandi ubumenyi bafite, science bafite,
itakorespondingana n'ibikenewe kuri tere n'ibiyo bakora kuri tere. Usanga barishwe n'itabi n'inzoga, ari womanizazi, abandi ari manizazi, ari abashurashuzi mu bagore, ari abashurashuzi mu bagabo, bakora mu mifuka, bavidura amakonti y'abantu, bica, bashimuta, ubugizi bwa nabi. Ugasanga bafite uruganda biyubakiye rwo kugira nabi, badafite uruganda rugira neza cyangwa ruyungurura ibintu neza ku neza y'abenegihugu bose, ahubwo bafite uruganda rukora ibintu ku neza y'agatsiko bonyine n'ababo, ariko badafite ubushobozi, reasoning capacity, n'ubushobozi bwo kuba bakora ibintu bivunanye. Ibyo bakabisigira ngo abamoko aya n'aya, ngo abo nibo bashoboye ibyo, ngo mubahingishe imihanda, mubahingishe mu miganda, mutabishura ku bwerere, ngo abo ni abahanya n'abatindi, bakabita ibizina nk'ibyo, bakabakategorizinga, babashyira mu byiciro, ngo babakora ubudehe, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga isebanyabuhanga ryose bakarizana kuri rubanda, bo bakigira abantu bari hayi, bari special, bazi ibintu abandi ko batabizi, bitwaza ngo banyuze iyo niyo. Turababwira twe abana bo ku mirenge, noneho ku nzego z'umudugudu, noneho urugo ku rundi, umuntu ku wundi, akagari ku kandi, umudugudu ku wundi utawusimbutse, umurenge ku wundi, akarere ku kandi, intara ku yindi, igihugu ku kindi, ku rwego mpuzamahanga. Twarigase ku ipasi ishushe, twaje gukosora ayo manyanga n'iryo kakama mu bantu b'igizashwi by'ako kageni. Turaje tubirangize, tunyuzemo umukubuzo ukuze, noneho ukubura neza, ukamarayo ibintu by'igizaswi bidasobanutse kandi bitanasobanukiwe. Abo bantu usanga batanasobanukiwe, usibye uburiganya no kwigira ba nyirandabizi. Nta kintu bashoboye, sindi yamunyu rwose, nta nubwo ari indya gikukuru. Abo sinabajyana muri Nyungwe ngo bose mbagarukane, wasanga bose basigayeyo. Abo sinabajyana Karitumu mu ba Karitumazi ngo tugarukane, sinabajyana Vietnamu muri Gorilla ngo abo bose mbagarukane, wasanga basigayeyo. Niwabajyana muri Arabic Desert, Civil Wars and Panic Wars ngo ugarukane abo ngabo rwose. Ntabwo wabajyana muri American wars ziri international, zirwanya international terrorism yo mu mazi, ba pirates, cyangwa ngo barwanye aba Vietnam cyangwa aba Chinese bagiye muri Gorilla, cyangwa ngo barwanya abakoreya muri diplomasi. Ntabyo bashobora rwose, ni ibinyange muri make. Urakoze, ahubwo nanjye reka wibarize, none se ko warangiza kuko bakavuga, kandi nk'uko bivuze bavuga ati twe twarabivuze tuzi byose, nkabize amategeko for instance, ukababaza ati muzi ko bishoboka yuko wahana umuntu mu buryo bw'itsindira gifungo n'imyaka 200, wenda tuvuge n'urugero utamufunze, kandi bigashoboka akaba kandi yakikosora akisubiraho, reka bishoboka. Abantu ukabavuga ati biko muri ruda twavuze ko imihanda 5 izaba igerekeranye hejuru no hasi, akavuga ati bishoboka bite? Ati ibyo ntibishoboka. Ati gari ya moshi ishoboka mu Rwanda. Ati reka twize imihanda ntabyo tubona. Abize bitwa ngo bize iby'imiyoborere bya politiki, aho ugasanga ese yize nyine ashobora kuba bizi muri theory, ariko practical na theory ko nayo ntabwo yuzuza ubuziranenge ungana 600%. None se barashi abize itangazamakuru ukababaza ati
itangazamakuru muzi yuko uwize n'utarize bose barikora ngo reka reka keretse ufite umunyamushobozi ukibaza wa mugani wawe cokiri wose mwita rwose ugasanga isuri y'imonogoje mu burezi bwabo ukibaza ababigishaho ko birirwa bikakaza bishanyaraza ngo barabizi bazi iki wababwira abigisha ati inshinga 2020 mu 2028 reka n'ibibaho ibyo bintu se isuri n'imonogoje muri sectors zose z'igihugu. Birumvikana ni muri urwo rwego rero abo bose twabasomyemo areas of weaknesses, imitutu wagira ngo ni imitutu y'inzu yasataguriye inzu bagenda bibagaragaramo, ntabwo ari indi yamunyu nta nubwo bateze kuzaba indi ya gikukuru. Bareke abana bababajwe na ba se na ba nyina babahutaza bana ntibize neza, n'abarimu babigishije ntibahembwaga neza kandi bakoraga ingendo ndende kuva mu ngo zabo kujya ku mashuri, byarabagoraga, bagendaga batananyoye n'icyayi na ranchi ntibayibone kubera bari barabakenesheje, bativuza banywa imiti gakondo bakaba ari bwo buvuzi bafite, abandi arwara na gripe yako kanya agasiba icyumweru atiga, warangiza uwo wahoraga asiba mu mwaka iminsi 366 ugasanga yizemo icyumweru kimwe cyangwa icyumweru n'igice, ubwo ni iminsi nka 15 ariyo yizemo cyangwa 14 cyangwa 7, ugasanga muri ibyo byumweru bibiri mu mwaka wose ari byo yakompletinze, ugasanga wahanyanyaze iminsi yize nirenga ukwezi cyangwa amezi 2, ugasanga uwo muntu nta bumenyi afite, nta n'uburyamunyu afite, ntabwo yakamiritse, ntiyigeze ashya neza, ntiyahiye, n'igipolisi ntiyagishobora, n'igisirikare, ariko ugasanga cyene wabo cyanakuzi bamupakiye muri icyo gisate mwazavemo umuyobozi umutegetsi. Niyo mpamvu bamarisha abo bayoboye ku rugamba bose bakahatakarira, none ugasanga abantu barashize, akayobora abasirikare amabatayo n'amabatayo bose akabamarira ku rugamba, bagapfira ku rugamba kubera kutamenya kuyobora neza, ayoboresha ubwenge, ayoboresha ibigufu n'ibibaraga aho ngaho, yizeye imbaraga z'ibyuma kandi ikoranabuhanga naryo rirunganirwa, utazi ubumenyi n'ubwenge ugakora umuti na rya koranabuhanga rihambaye military advanced technology barazigutwara bakoresheje military science, great thinking militarire. Urakoze nyakubahwa perezida, Arusha igeze birumvikana Arusha irakataje, Arusha 2 National Constitutional Concordance, Arusha 2 ni ngombwa, ni lazima FPR Inkotanyi bagomba kuyitabira bakajyayo nta mananiza, kandi ikindi nta muntu ukakamiyaho cyangwa ngo yigagaza ngo yigira fera beto, ngira ngo rwose biyoroshe nk'uko abayuda biyorosha nk'igipirizo mu kirere. Birumvikana ntiyagire umuntu ushaka kunaniranaho no kunaniza Arusha 2 nk'uko bananiza Arusha ya mbere bakayitesha agaciro ikaburizwamo. Iyi Arusha 2 yo ni ngombwa, ni lazima, ntigomba gusiba, kandi nicyo gisubizo cy'ukuri cy'abanyarwanda bose na FPR Inkotanyi barimo. Gusiba Arusha no kuyibura bazahomba bahombe, banahombane n'abana babo bazahomba bahombane n'abuzukuru n'abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure bazicuza mu bihe byose, mu mateka yose bazavuga
umusaza w'umuhanuzi w'ukuri mpuzamahanga mpuzamakungu Barafinda Sekikubo Fred yaduhaye inzira, aduharurira inzira tunyuremo, turanga duhitamo kunyura mu nzira ya Farawo, none inyanja itukurira tumize. Umunyapolitike mwiza mpuzamahanga mpuzamakungu, perezida nyaperezida yadutungiye agatoki aho tunyura turabyanga, noneho twisanze mu nzira ya Farawo akurikira Abisirayeli mu nyanja itukura, noneho niho bazisangamo hagati. Noneho bazicuza bavuge mwarimu mpuzamakungu Barafinda Sekikubo Fred yatweretse, atubwiza ukuri, atubwiza wino, atubwira tumanuka Arusha twirajije Nyanza mu Rwanda, kandi no muri Kenya hari Nyanza na Tanzania Nyanza ihari. Birumvikana iryo kakama ryose barikamukemo rishire, bamanuka Arusha FPR Inkotanyi. none nyako perezida none se kuvuga Arusha baribaza bati basinya kuba perezida, aba bagore babo ni ibinyange, abana babo ni ibinyange, abagabo ni ibinyange, ubona koko baguhomba bakanahombana ko tuzi ko ibyakurikiraho babyakiriza abiri, ubona bafite potential na stamina zo kujya ku frontline cyangwa kwiruka bahunga, kandi abana babo tubona ibyo by'uburyamunye batabikorwa, ahubwo bahitamo kwibera abana bo mu mpingara nk'uko tujya tubizi. Nta muturage bazashuka ngo ahaguruke ngo afate ngo ibikoresho bya gisirikare cyangwa bya gakondo ngo umwanzi yateye, kandi twarababwiye hakiri kare bakemura ibibazo byugariza abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga. Abaturage bakemurirwa ibibazo mu nzira ya demokarasi yihuse, tubashyiriraho akadirisha n'umuryango bamanuka inzira ya Arusha, kuko bo abari muri perezidanse ntabwo bazi ibibazo biri mu kinyarwanda hano mu turere twose 30. Abaturage baragowe, bararenganye, babuze ubarenganura, kandi nta muturage ujya muri perezidanse ngo abonane na Paul Kagame. Ni ukuvuga bagiye bakabyihererana. Nicyo cyatumye na Macron ava the French president aza gusuzuma areba uwo muntu widodeye w'ubutegetsi akaguma mu rugwiro, nimba hari noneho bamuyoke bamubaze ikimugumishije mu rugwiro, kandi ko atambaraga ingofero nk'iy'abaruda yaza ate kwambara ingofero mu mutwe we? Byagenze gute? Byabaye gute? Yabaye iki? Iyo ngofero niyo yamutsikamiye ku buryo imubuza kugenda mu baturage ngo abakemurire ibibazo mu turere no mu mirenge no mu midugudu. Birumvikana adasimbutse utugari. Icyo cyose international diplomacy yarabacyanze, noneho n'imikoranire myiza bakorera rubanda nabyo byarabacanze. Noneho twe turababwira bamanika amaboko yabo hejuru n'amaguru hejuru, bakubita amabuno yabo hasi ngo bemera icyaha ko bahemukiye abanyarwanda inshuro zose, babasaba imbabazi. Noneho abaruda tujye kurahira, tutiriwe tujya Arusha, ako ni akadirisha ka mbere. Dushireho leta ihuriweho n'abantu bose, abanyarwanda bose bari imbere mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, abitwaza intwaro ab'imbere mu gihugu n'abitwaza intwaro mu mahanga, bose batahuke tubakureyo mu nzira y'amahoro ya demokarasi yihuse n'umurindi w'Uwiteka byihuse. Birumvikana dukora umuti w'igihugu, ibibazo byose bikemuke mu nzira y'amahoro, apana inzira y'umututu w'imbunda. Birumvikana aho ngaho muhashinga umuhate, isi yose bimenye. Security Council mu kanama k'amahoro ku isi, umuryango w'abibumbye umenye ibyo ngibyo, African Union imenye ibyo, East African Community imenye ibyo. Ejo n'ejo bundi batazavuga ngo igihugu ngo kiri mu bihe bidasanzwe, ngo aha n'aha ntihagendwa, ngo aha n'aha hari imirwano, ngo aha n'aha ngo ibintu byasenyutse, ngo babya. Halo. N'abanyabibiri bose, iyi demokarasi yihuse y'abaruda ni uburyohe kuri bose.
kandi murakoze cyane ku ntega yombi abo hafi n'abakure ku isi yose ibitsina byose Papa Demokoyon, Kiki